Tesalonike. Muri urwo rwandiko rwose Imana yandikiye itorero ryayo ikoresheje Pawulo yandikira itorero ry'i Tesalonike. Turacyari mu gice cyaho cya mbere. Umwami naduha ubuntu uyu munsi turaza kwiga imirongo myinshi, ariko aho turi bugeze nanone niho umwami araba yashimye. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere, turaza kwiga duhereye ku murongo wa 7, ariko reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Pawulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Mwese tubashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana ubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene Data bakundwa n'Imana, uzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa bwiza twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ubwanyu. Namwe niko mwadukurikije, mukurikiza n'Umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'Umwami wacu. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzaba mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Amen. Ngira ngo tuze kumera nk'abasubiyeho inyuma gato ku bantu tubanye uyu munsi. Mu by'ukuri uru rwandiko ni urwandiko nyine itorero rikeneye cyane cyane muri iyi minsi, kubera ko turutangira twabonye ko ari urwandiko rwandikirwa itorero riri kubabazwa, itorero ryo kwizerwa riri kubabazwa kandi riri kwihanganira imibabaro. Amen. Nyine ni nk'urwandiko rukubiyemo ibyo bintu, nyine ni nk'itorero, ni nk'urwandiko rw'ihumure, itorero riri kubabazwa, icyo ni icya mbere, kandi riri kwihanganira iyo mibabaro. Amen. Rero uru rwandiko nyine tubona Pawulo arwandikira itorero ry'i Tesalonike, aho aba yarababwirije ubutumwa bwiza, bakabwirizayo ngo amasabato 3 yikurikiranye, barangiza bakabakurayo babirukanye muri ibyo byumweru 3, noneho bagasigara batoteza itorero, ku buryo turi gusoma mu byakozwe n'intumwa twabonye nyine ngo baza gushaka ba Pawulo ngo bababura, ngo bagafata ngo umugabo umwe wabaga muri iri torero ngo witwaga ngo Yasoni, ngo bakamukurubana, ngo bakamukubita, ngo barangiza ngo bakamucanga amafaranga y'ingwate. Rero tubona Pawulo yongera kwandikira itorero aryibutsa ukuntu ryakiriye ubutumwa bwiza, rikabwakirana umunezero kandi riri mu mibabaro myinshi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ngo ryabwakiriye ridashidikanya, ku buryo ryabwakiriye nk'ijambo ry'ukuri kudafite ikindi kintu na kimwe cyagusimbura, ngo with a full conviction. Icya gatatu rero, tubona Pawulo avuga ko iri torero ngo ryabakurikije, ni ukuvuga ngo uko bizeraga, ngo niko abantu b'i Tesalonike nabo bizeraga. Turi kubona ko nyine nanone ubutumwa bwiza y'umuntu ari kubuvuga, nanone ni nko kubwira abantu ngo muze mundebe uko nkurikira Kristo, munkurikire. Amen. Yego, nabwo nyine bwo ubwabwo bufite imbaraga, ariko nanone ntabwo nyine umuhamagaro w'ubutumwa bwiza umuntu ashobora kuvuga ngo ngiye mfite uko ngenda kwanjye mundeke. Ahubwo Pawulo aravuga ngo
namwe niko mwadukurikije. Nyine nko kuvuga ngo ntabwo ari urugendo umuntu abamo wenyine ku buryo afite tekinike zajyanamo, ahubwo ni ahantu umuhamagaro w'ubutumwa bwiza ni umuhamagaro nyine w'umunezero. Of course twarabibonye, ni ahantu Imana ihamagarira abantu kuza mu munezero wayo, ariko ikabahamagarira nanone gukurikira abandi bantu bizeye ubutumwa bwiza, ariko abo bantu uko bakurikira Kristo. Mu yandi magambo, yo wisheze ukavuga ngo ngiye kuvuga ubutumwa bwiza, uba uri kubwira abantu ngo muze mundebe uko nkurikira umwami, namwe muze munkurikire. Amen. Ego, icyo kintu nicyo twarebye ubushize. Ikindi kintu rero hano Paul avugamo ibintu rero ndi gushaka ko tuza kureba tugeze kuri no murongo wa 7. Aravuga ngo nicyo cyatumye mu icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya. Mu by'ukuri turi kureba mu magambo nyine ari muri uru rwandiko twasomye, ndagira ngo tuze gusubira inyuma. Arababwira ngo tuzi yuko mwatoranyijwe n'Imana, ari kubwira itorero. Impamvu rero Paul atabashidikanya ku gutoranywa kwabo abo bantu, arababwira ngo impamvu tuzi yuko mwatoranijwe n'Imana ni uko ubutumwa bwiza twababwiye butabagezeho ari amagambo gusa. Ibintu twarabirebye ukuntu nyine hari ibintu bitatu biranga nyine umuntu watoranyijwe n'Imana. Icya mbere ni uko ubutumwa bwiza bumugeraho atari amagambo gusa, ego, ahubwo bumugeraho hari imbaraga ndetse bushorewe na Mwuka Wera. Twari turi kubireba ibyo bintu. Ikindi rero Paul aravuga ati rero kuko mwatoranyijwe n'Imana ndetse ubutumwa bwiza bukabageraho atari amagambo gusa, mwaradukurikije nyine kuko natwe bwatugezeho atari amagambo gusa, bukatugeraho hari imbaraga ndetse bufite n'Umwuka Wera no kutwemeza, kuko natwe aribwo bwatugezeho tujya tubona uko tugenda, namwe ariko mugenda. Ego, mwaradukurikije. Ariko ikindi ngo mukurikiza n'umwami wacu, kuko nyine ibyanditswe byera bijya bivuga ko dutumbira Yesu Kristo ari we banze ryo kwizera, ari nawe ugusohoza. Amen. Ego. Icya gatatu rero Paul arababwira ngo ikindi kintu rwose mwakiriye ubutumwa bwiza mu makuba menshi mubwakirana umunezero. Amen. Rero yageze ku murongo wa 7 arababwira ati ibyo bintu rero kubera ko byakomeye muri mwe nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera. Avuga ko batabaye icyitegererezo cy'abizera ahantu hato, mwumve nyine influence y'ubukristo, ngo babaye icyitegererezo cy'abizera ngo muri Akaya ni Makedoniya. Aho hantu ni intare ebyiri, ku buryo intare imwe y'Abaroma yashoboraga kubiruta u Rwanda iki gihe. Ariko Paul ari kwandikira itorero rito yabwirije ibyumweru 3, akaribwira ngo babaye icyitegererezo cy'iki cy'abizera muri izo ntare ebyiri, muri Akaya ni Makedoniya. Amen. Ego, muze kumva iki kintu rero ngo babaye icyitegererezo muri Akaya ni Makedoniya. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo nicyo cyatumye abandi bizera babareberaho. Ibyo se ngo mwabaye icyitegererezo. Tugerageje guparaphrasing, ntabwo ndi guhindura ijambo ry'Imana, ariko tugerageje kubishyira mu buryo turi buze kubyumva. Paul arimo avuga ngo nicyo gituma abandi bizera bo muri Akaya ni Makedoniya bajya babareberaho. Ego, noneho muze kureba ahantu umuntu aza kuba icyitegererezo cy'abizera, muze kumva noneho mu isi y'umwijima aba yabaye umucyo nyine mu buryo butangaje. Amen. Kuko nyine nimba bavuga ngo ni icyitegererezo mu bizera, ni abantu n'ubundi basanzwe bazi iby'inzira za Kristo, basanzwe bazi gukurikira Kristo icyo bivuze n'ikiguzi bisaba. Ego, noneho aba bantu Paul akabandikira akababwira ngo babaye icyitegererezo cy'iki cy'abizera. Amen. Nuvuga ngo Bibiliya igihamagarira abera abizera ubutumwa bwiza kuba umucyo mu isi icuza umwijima. Rero mu buryo buri special rwose hari ukuntu Bibiliya igaragaza ko abizera bajya baba icyitegererezo ku bandi bizera. Amen. Ni rero mpamvu nyine hano harimo iki kintu Paul arimo avuga ngo niko mwadukurikije, mwaradukurikije nyine twababereye icyitegererezo, ariko namwe mwabaye icyitegererezo cy'abandi bizera. Nyine ni nko kubabwira ngo nicyo cyatumye abandi bizera bo muri Akaya ni Makedoniya babigana. Amen. Ego, rero ubu buzima cyangwa se uyu muhamagaro w'ubutumwa bwiza kubizera, ndagira ngo tuze kubireba nanone ukuntu hano babivuga. Ubundi kubizera
nyine uyu muhamagaro w'ubutumwa bwiza cyangwa se ubu buzima bwo kwizera mu by'ukuri ni nk'amababa abiri y'inyoni. Yego, ni ukuvuga ngo hari ibaba rimwe ryitwa inyigisho nzima n'irindi baba ryitwa imibereho ituruka muri izo nyigisho nzima. Amen. Kubera ko buriya ibintu umuntu yizera kuko umutima ari wo wizera nibyo nyine bigaragara. Of course uwizera ashobora gutsindwa mu nzira ze, ariko uko bisa kose imibereho ye ntabwo ishobora gusa n'iyo umuntu utizera. Amen. Ni ukuvuga ngo ibintu umutima wawe ushikamyeho nibyo ubaho, sibyo? Niyo mpamvu nyine muri iki kintu cyo kuba icyitegererezo cy'abizera hazamo sound doctrine, hazamo inyigisho nzima. Of course icyo ni kimwe nibaba rimwe, ariko ikindi cya kabiri hakazamo ubuzima izo nyigisho nzima ziri kubyara. Nimba izi nyigisho nzima zitabyara ubuzima, ni ukuri ntabwo ari zo wizera. Ziri ku munwa, zananiwe kumanuka santimetero 15 ngo zigere ku mutima. Amen. Ziri mu bwonko. Steve Lawson niwe wigeze kuvuga ngo hari abantu ngo barimbutse bazize santimetero 15. Nyine yuko ibintu bafite mu bwonko byananiwe kwika ngo bigere mu mitima. Yego, uvuga ngo rero biroroshye ko nyine mujye mureba ukuntu birivuga ngo umutima niwo umuntu yizeza ngakatuza iki akanwa. Yego, nuvuga ngo rero iki kintu cyitwa inyigisho nzima n'imibereho nyine y'Abatesalonike nta gushidikanya turebye mu byanditswe byera ko aribyo Paul ari kuvuga ko byatumye baba icyitegererezo cy'abizera. Yego, ndagira ngo tuze kugerageza kubireba mu byanditswe byera. Icyambere ni uko iri torero ry'Abatesalonike mu by'ukuri kugira ngo bavuge ko ari itorero ryo kwizerwa, ni uko rihagaze mu butumwa bwiza, cyangwa se kugira ngo bavuge ko ryabaye icyitegererezo, ni uko ari itorero rikomeza guhagarara mu butumwa bwiza. Reka tuze kureba mu rwandiko Paul yandikira itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa mbere ibice byaho 15. Urwandiko rwa mbere rw'itorero ry'i Korinto ibice 15, duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, ndetse mwaba mwizereye gusa. Amen. Paul yandikira iri torero ry'i Korinto akababwira ngo hari ubutumwa bwiza yababwirije. Yego, ngo barabwakiriye ngo barangije ngo babukomereramo. They stand in the gospel. Sibyo? Mu gitabo cya Paul Washer cyitwa Gospel Power and Message niwe uvuga ko iki kintu cyitwa guhagarara mu butumwa bwiza ngo nuko ngo ubutumwa bwiza aribwo buduhagarika imbere y'Imana tutariho umugayo, kuko ubutumwa bwiza bwabwo buhishura Yesu Kristo. Yego, ariko ikindi cya kabiri ngo nuko ngo abizera bakomeza kuwuhagararamo cyangwa se kuwushingaho ijosi to the extent yuko nyine aricyo kintu bahagazeho muri iyi si. Amen. Yego, ni ukubuhagararaho. Muze kumva rero uyu murongo akomeza avuga ngo kandi mugakizwa nabwo niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije. Sibyo? Nuvuga ngo ubutumwa bwiza, iki kintu nyine itorero rihagazeho, cyangwa iki kintu nyine izi nyigisho nzima, ni ikintu itorero rigomba gukomeza nk'uko ryakibwirijwe. Mu yandi magambo, muze kumva ukuntu Paul ari kubabwira ngo niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, without changing it, nyine mutabuhinduye. Ego, mukabukomeza mu mwimerere wabwo. Banga iki kintu ni ikintu biri kivuga ko itorero nyine ryakabaye rihagazeho inyigisho nzima. Yego, nuvuga ngo nta torero rishobora kuba icyitegererezo cy'andi matorero ritagira gutinyishwa n'imiburo iri mu butumwa bwiza. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ritagira guhagarara ku butumwa bwiza nk'ariyo nyigisho yonyine rifite. Muze kumva ukuntu Paul abwira Abatesalonike, arababwira ngo mwemejwe mutagira gute, mudashidikanya. Icyo kintu twagitinzeho turi kukirebaho nyine ukuntu iyo bavuze ngo wemejwe udashidikanya, nuko nyine ubutumwa bwiza buza nimba aravuga ngo bugasekura intekerezo zawe n'umutima wawe ku buryo usigara wumva nta kindi kintu gisigaye impande yako. Amen. Ku buryo nyine usigara wicaye ukajya wumva nta kindi kintu na kimwe ubura ku byo kumenya Imana bijyanye n'ubutumwa bwiza,
ku buryo nyine ari ikintu gikenewe gushakirwa ahandi hantu cyangwa se mu bundi buryo. Yego, rero hano Paul ari kubwira abatesalonike ngo babaye icyitegererezo mu matorero yo muri Akaya ni Makedoniya. Mu yandi magambo, itorero kugira ngo ribe icyitegererezo nuko rikomeza gukomeza iri jambo rikomeye ry'umwami wacu ari ryo butumwa bwiza. Yego, ni itorero rigikomeza rwose guhagarara yuko umuntu nta kindi kintu cyamukiza uretse ubuntu bw'Imana buri muri Kristo Yesu gusa. Amen. Yego, ubwo butumwa bwiza. Yego, ni itorero rigikomeje guhagarara ku kwihana no kwizera nk'aho ari cyo kintu cyonyine gihagarika umuntu imbere y'Imana adatsinzwe n'urubanza. Yego, so Paul rero ari kubabwira ngo babaye icyitegererezo. Mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo ikintu ari kuvuga kugira ngo babe icyitegererezo ni nko kubabwira ngo ubutumwa bwiza twababwirije mwakomeje kubuhagararaho mudahinduye message yabo. Icya kabiri, gukomeza kuzana ubuzima muri mwe. Amen. Turi kugenda tubona imbuto zabwo uko bukeye n'uko bwije zigenda zera muri mwe. Reka tuze kureba mu byahishuwe, igice cya kabiri, ukuntu bavuga itorero ryo muri Efeso, igice cya kabiri, ibyahishuwe igice cya kabiri. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Iyo ni icya mbere, abanyangeso mbi ushaka kuzana nyine izi winge ebyiri. Icya kabiri, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma. Ego, turi kubona ngo itorero ryo muri Efeso ngo ryari rifite ibintu bibiri bari kurishimira. Ego, icya mbere ngo nuko ritajya ribasha kwihanganira abanyangeso mbi, abantu nyine batagenda bikurikije uko ubutumwa bwiza buvuga. Ariko icya kabiri muze kucyumva munsi, ngo ribasha kugenzura neza ngo abiyita intumwa, rikagenzura message bazanye ngo rikamenya ko atari intumwa. Ego, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo hari ibintu ari gushimirira itorero ryo muri Efeso 2. Ni ukuvuga ngo rero iki kintu cyitwa ubukristo ndetse n'itorero rigomba gusigasira ni inyoni igurukira ku mababa abiri: ukuri kw'ijambo ry'Imana n'imibereho iryo jambo ry'Imana riri kuza. Amen. Ni ukuvuga ngo iburyo hari ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugenzura abiyita intumwa. Ego, ni ukugumana ino message y'ukuri y'ubutumwa bwiza. Icya kabiri, ni ukutihanganira abanyangeso mbi. Ni ukuvuga ngo ni ukugenzura mu by'ukuri ubuzima ubutumwa bwiza buri kuzana. Amen. So rero avuga ko itorero ryo muri Efeso ngo rihagaze ngo ari icyitegererezo, nako itorero ry'i Tesalonike rihagaze ari icyitegererezo mu yandi matorero yose. Mwumve ikindi kintu ari buze kuvuga ku murongo wa 6. Aravuga ngo ariko mfite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayiti iyo nanjye nanga. Amen. Yego, ngo ni imirimo y'Abanikolayiti. Abanikolayiti nyine bivuga ko ari abantu bafite inyigisho zihariye zituma bagira imirimo nyine idahwitse. Amen. Ntabwo Abanikolayiti bisobanuye icyo, ni agatsiko k'abantu nyine bitaga Abanikolayiti. Ariko ni ukuvuga ngo izi nyigisho bigishaga zahuraga n'ingeso zabo mbi. Ego, bigatuma nyine Yesu Kristo abwira itorero ryo muri Efeso ati, muzi no kugenzura inyigisho z'Abanikolayiti mukanga n'imirimo yabo. Amen. Ibyo bintu ni ibintu Yesu Kristo ashimira itorero ryo muri Efeso, sibyo? Rero hano nyine bari kuvuga ngo itorero ry'i Tesalonike ni itorero mu by'ukuri ngo ryahagaze ngo rikaba icyitegererezo cyane matorero yo muri Akaya ni Makedoniya. Reka tuze kureba nanone mu rwandiko Paul yandikira Timoteyo igice cya 4, urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 12. Tubona Paul ari kubwira Timoteyo ukuntu agomba kuba icyitegererezo cy'abizera. Amen. Ibi bintu ntekereza ko bidatandukanye no kuvuga ko iri torero ryabaye icyitegererezo cy'abizera. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 12.
haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera. Amen. Umva rero ngo kubyo uvuga, ku ngeso zawe, no ku rukundo, no kwizera, no ku mutima uboneye. Sibyo? Ibyo bintu byose Paul abibwira Timoteyo, akamubwira ko agomba kuba bifite kugira ngo abe icyitegererezo cy'abizera. Icya mbere ni uko Timoteyo atagomba kuba ari umuntu usesagura amagambo cyangwa se uvuga iby'amande, yego, ahubwo ni umuntu uvuga ijambo ryose, ibiteye isoni bitagomba gusohoka mu kanwa ke, ahubwo avuga ijambo ryose ryungura uryumva. Amen. Yego, ngo ube icyitegererezo ng'abantu. Nyine aramubwira ngo uri nyine kuvuga ngo iri torero ry'i Tesalonike ryabaye icyitegererezo, ni bya bintu umuvandimwe yahoze asenga akavuga ngo ni itara biri kwakira ku mpinga y'umusozi. Amen. Ego, nyine ni ukuvuga ngo iryo tara ahantu hose umuntu ari ajya aribona. Rero Paul yandikira Timoteyo akamubwira ngo kugira ngo ube icyitegererezo cy'abizera, icya mbere uhere mu byo uvuga. Ego, uzajya ukontorora amagambo yawe, urebe nyine kutajya uba captured, urebe kutajya ukururwa n'ibiganiro by'amanjwe bidafite umumaro. Ibyo ni ukuvuga ngo abandi bantu bazajya bakureberaho amagambo uvuga. Ikindi cya kabiri akavuga ngo ube icyitegererezo no ku ngeso zawe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bajya bavuga ngo abantu ni inyangamugayo, ngo ni ibiki, ni ukuri pe, umwana w'Imana nyine akaba ari inyangamugayo. Kurya abantu nibajya kugushinja bari buze kugushinja basi yuko ufunga umutwe kubera ko wumvira umwana. Amen. Petero yandikira abizera bari baratatanye, ababwira amagambo akomeye, akababwira ngo ntihakagire n'umwe muri mwe uza gukubitwa bamuhora ko yiba cyangwa se ibindi byaha. Yego, ngahubwo ngo mujye muzibisha akanwa k'abanzi ba gukora neza. Amen. Rero Paul yandikira Timoteyo akamubwira ko kugira ngo abe icyitegererezo cy'abizera, ikindi kintu agomba kugira ni ingeso ze. Ingeso ze zibe zigororotse, ku buryo nyine bazajya bareba Timoteyo bakavuga ngo ni kwa wa munyangeso nziza. Amen. Nubwo rwose ingeso za Timoteyo zitabasha kumukiza, ariko izi ngeso za Timoteyo zigomba kuba zigororotse kugira ngo abe icyitegererezo cy'abizera. Ikindi kintu amubwira, aramubwira ngo abe icyitegererezo cy'abizera no ku rukundo. Amen. Nyine azajya abagira urukundo rubira ku bantu b'Imana, azajya agira urukundo ku bantu bose, ariko cyane cyane kubo mu nzu ya data, kuko ari byo ijambo ry'Imana ritegeka ngo mukunde bose, ariko cyane cyane abo mu nzu ya data. Buriya rero pe, kimwe mu bintu bishobora kuba bigaragaza yuko Samu nyine ntagira urukundo, ni ukuri ntakunda bene data n'abantu bo mu isi, sinaba mbakunda, naba mbeshye. Kubera ko nyine urukundo uburyo ruri defined ku bizera ni ugukunda abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu ya data. Ego, buriya sinabeshya ngo mfite abandi bantu nkunda, mutabona nyine nkunda bene data, ibyo byaba bibaye ikinyoma, nta nubwo bishoboka. Rero ngo ni ugukunda abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu ya data. Rero hano Paul yandikira Timoteyo akamubwira ngo ikindi kintu ngo kugira ngo ube icyitegererezo cy'abizera. Ego, ngo nuko ngo uza kugira iki? Urukundo. Amen. Ikindi kintu rero amubwira ngo no kukwizera, ukwizera. Hari ukuntu Bibiliya ivuga kwizera, kukaba ari ukwizera nyine ko gushikama kuri Kristo, ariko nanone hari ukuntu Bibiliya ivuga kwizera, kukaba ari ukwizera nyine ko like kwizera Imana, uburyo umuntu atrusting Imana mu mibereho ye ya buri munsi. Amen. Hano rero kuko Paul ari kubwira Timoteyo ngo abe icyitegererezo cy'abizera, sintegereza ko ikintu ari kuzana hano ari ukwizera like faith in Jesus Christ gusa, ahubwo harimo nyine nuko uyu Timoteyo agomba kuba ari icyitegererezo nyine cy'abantu bizera, ariko nanone mu kwizera. Amen.
yego ukwizera rero kuza hano ntekereza ko ukwizera ko gutrustinga Imana mu mibereho yawe ya buri munsi, buryo nyine abandi bizera nibazajya bakureba bazajya babona ko nyine wizera Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ryo kwizerwa. Amen. Yego buryo nyine Gershomu naza akaza kureba uyu muntu, araza kubona rwose amukuyeho ikintu gikomeye cyane cy'ukuntu umuntu yizera iki, yizera Imana. Amen. Ikindi kintu ravuga cyo kuba icyitegererezo cy'abizera, ngo ujye uba icyitegererezo cy'abizera. Ikindi kintu amubwira ngo ni ku mutima uboneye, a pure heart, cyangwa se in purity. Yego ikintu rero cya pure heart numva nyine ari ikintu naza kuvugaho cyane, ariko nanone nyine ni ukuba umuntu afite a clear conscience kandi idaturutse mu kwishuka. Hari igihe umuntu ajya agira a clear conscience cyangwa se akagira umutima utamucira urubanza, ariko mu by'ukuri akawugira nyine mu kuba nta kintu yitayeho, cyangwa se yarabaye akahebwe. Kimwe mu bintu byerekana umuntu uri muri judgment y'Imana ikomeye ni umuntu utakigira umutima umucira urubanza, ku buryo nyine ibintu byose ntacyo biba bimubwiye. Rero hano mu by'ukuri bavuga ko uyu muntu agomba kugira umutima utamucira urubanza, ariko akawugira kubera ko yatunganye. Of course nyine ni ikintu bivuga kuba icyitegererezo cy'abizera, ni ukuba nyine ufite umutima utagucira urubanza, nk'uko Paul yajyaga ahagarara imbere y'abantu akavuga ngo mfite umutima utancira urubanza, kandi ibyo bintu Imana irabizi. Amen. Yego ku buryo nyine wicara uri umuntu ufite umutima utagucira urubanza. Gute rero? Ibyo bintu birakomeye cyane. Nuko nyine wicara uzi neza yuko men of the time hari igihe tujya tugira imitima iducira imanza kubera ko tuzi neza ko hari ibintu tutatunganyije. Of course nimba nyine ndi umuntu ugera ku kazi saa 3 nkaba ndi kugerayo saa 5 ndagerayo mfite umutima uncira urubanza pe. Ikintu nyine tuze kucyumva. Nyine hari ukuntu tujya tuvuga a clear conscience, ntabwo mu by'ukuri ari perfection, ntabwo ari uko ndi buze kubaho ndafite icyaha, ariko uyu mutima utancira urubanza Imana igiye utanga. Nyine urumva muri iki kintu cyitwa ubunyangamugayo hajya hazamo umutima udacira umuntu urubanza pe. Iki kintu nyine tuze kucyumva. Kandi uyu muntu atari uko yabaye akahebwe, hari igihe ugira umutima utagucira urubanza kuko wamaze kuba akahebwe. Ukajya wicara ukajya wumva nta mutima rwose ufite ugucira urubanza, ariko ikibazo ni uko Imana yagukuyeho amaboko yayo, common grace, kuri iki kintu kubera igihe cyose wamaze ugira umutima ugucira urubanza, byarangiza bikageraho none umutima wawe ukaba utakikurya kuri icyo kintu. Rimwe na rimwe ibyo bihana Imana ijya ibizana no ku bana bayo, kugira ngo nyine baze kureba ukuntu bari kugenda barushaho guhenebera. Cyane cyane inshuro nyinshi bikunze kuza nko ku byaha byacu abantu batazi. Iyo cyaha nyine ku buryo usanga umutima wagukangaga iki gihe utakigukanga. Yego Paul ari kubwira Timoteyo ngo ntukamere gutyo. Nyine ari kumubwira ngo ube icyitegererezo cy'abizera no kuri iki kintu cyitwa umutima utagucira urubanza, cyangwa se impurity. Amen. Yego buryo nyine uzajya wicara rwose ufite pure heart, buryo uzajya wicara wumva nyine ibintu wagombaga gutunganya wabitunganyije. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, buryo uzajya wicara wumva abantu mufitanye ibibazo wabikemuye. Ubwo nyine n'ubuzima Imana ihamagarira abakristo, buryo uzajya wicara wumva ibyaha uri kurwana nabyo, rwose nyine uri kurwana intambara yo kwizera, ukomeye muri iyo ntambara yo kwizera. Apana nyine kwicara uvuga uti ukageraho nyine ibyo bintu ukabimenyera bigahinduka ibisanzwe. Ibyo bintu nyine ni ugutakaza umutima uducira urubanza. Uwo Paul yandikira Timoteyo akavuga ngo bamwe ngo bawuteshutseho ngo bahinduka nk'inkuge zimenetse. Rero ari kubwira Timoteyo nanone ngo yicare afite a pure heart. Rero hano ikintu nyine twari turi kureba bari kuvuga ngo iri torero ry'i Tesalonike ukuntu rimeze, ngo ryabaye icyitegererezo cy'iki cy'abizera. Amen. Ruhanga iri torero ry'i Tesalonike ririmo aba bantu bumva neza ibi bintu Paul yandikiraga Timoteyo. Amen. Yego ku magambo bavuga,
icya kabiri ku ngeso zabo, icya gatatu urukundo, icya kane ku kwizera, icya gatanu ku mutima uboneye. Amen. Rero nyine iyo Bibiliya ivuze ngo abantu babaye icyitegererezo cy'abizera, mu by'ukuri itanga n'inguni umuntu ashobora kujya kureberamo. Noneho ni gute ngo nabe icyitegererezo cy'abizera? Go and read. Byandikira Timoteyo mu gice cya 4 umurongo wa 12 akamubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo wiki icyitegererezo cy'abizera, ubitara rimurikira abizera. Abizera bari bo bazajya baza kugira gute kureba. Ego ikindi kintu rero gikomeza muri uru rwandiko, nimba muri kuhabona umurongo wa 7, umurongo wa 7 niho twari tuvuye. Ku murongo wa 8 ndagira ngo tuze kureba ibintu bitatu tuzagenda tudevelopa nanone muri iki kintu nyine Paul abwira itorero ry'i Tesalonike. Nuvuga ngo ryabaye icyitegererezo cy'abizera, ariko si ibintu bigaragara biti. Ego icya mbere Paul ababwira ku murongo wa 8 ababwira ibintu bigaragara byitwa zeal to the gospel. Ego icya mbere nyine bagira umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza. Aravuga ngo kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'iki umwami wacu. Amen. Ego arabwira ngo icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana bagize gute kwaramamaye. Icya kabiri ni testimonies zituruka mu yandi matorero. Amen. Ego aravuga ku murongo wa 9 ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye ngo nuko mwahindukiriye Imana mwimuye iki bigirwamana. Icyo ni icya mbere. Nuvuga ngo ahantu umucyo w'ubutumwa bwiza wageze za dagoni zijya zigwa. Amen. Igihe bajyaga gucumbikira isanduku y'isezerano mu rusengero rwa Dagoni, ngo Dagoni yaraguye rubara. Nyine ahantu hageze umucyo w'Imana mu butumwa bwiza bujya bwimura ibigirwamana. Ni icya mbere. Yego nuvuga ngo habaho genuine repentance, habaho total turning, kurya abantu nyine bahindura imisengere bari bafite bakagira indi misengere. Amen. Kurya abantu bahindura ibyo bingingaga bakajya mu bindi, kuko nyine buri muntu agira idini pe. Buri muntu wese uri kuri iyi si agira idini abarizwa. Niyo mpamvu uzasanga iyo batumiye nk'ihuriro ry'abateisite urababona kandi batemera Imana, bakaba bafite n'umuhanga muri buri buze gupreachinga akababwira nyine ni idini. Buri muntu agira idini asengeramo, ku buryo nyine kimwe mu bintu byerekana nyine umuntu wafashwe n'ubutumwa bwiza nuko ava ku bigirwamana agahindukira Imana nzima. Ikindi cya kabiri rero muri testimony z'aba bantu ngo ni ugutegereza umwana w'Imana uzava hehe, uzava mu ijuru, ibyiringiro byabo. Amen. Ego ngo uzadukiza umujinya uzatera. Rero nari ndimo ntekereza kuri aya magambo, mbona nyine tugiye kuyadevelopa byaza gutuma nyine tutaza kuba faithful ku gihe. Ubutaha tuzareba nyine ibi bintu nyine biri mu Batesalonike bitatu. Ego icya mbere ni ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza ku buryo muri bariho haturutse ubwako bw'ubutumwa bwiza. Amen. Icya kabiri ni iki kintu cyo kwihana kuri genuine, ukuntu nyine bahindukiye bakava kubigirwamana bakubararira Imana nzima. Icya gatatu ni ibyiringiro bafite byo gutegereza umwana w'Imana uzava mu ijuru, uzaza agakuraho umujinya uzatera. Rero bavandimwe turi gusoza, ndagira ngo tuze kwita kuri ibi bintu twarebye nyine byo kuba icyitegererezo cy'abizera. Amen. Ubwo ahantu Paul yandika ntabwo yandikiye inzu abantu bateraniramo, nta nubwo yandikira abantu muri rusange, ariko nta kuntu rwose bishoboka ko twakumva muri rusange. Ntabwo twavuga ngo ngiye na Placide na Jonathan na Moise na Mico na James twumviye hamwe nyine in the way yo kuvuga ko nyine ibi bintu ni message yari tugenewe, ariko uburyo twayumvishe nyine ni ibintu biri mu kirere twumvise twabyumvise nyine. Ego sinzi ukuntu nyine ayo magambo ndibuze ko yavuga, ariko nta kuntu dushobora kuvuga
nyine ubanga iri torero ryabaye icyitegererezo cy'abizera, ngo niturangiza tuvuge ko nyine iri torero atari umuntu ku giti cye nyine uba icyitegererezo cy'abizera. Amen. Rero hari ukuntu babikorera hamwe bakaba icyitegererezo cy'abizera. Oya, ahubwo ni buri muntu ku giti cye nyine ube icyitegererezo cy'abizera nyine muri iri torero. Amen. Ntabwo ari contribution batanga nyine ngo bakusanye nk'umusanzu bavuga ngo dore umusanzu wacu wo kuba icyitegererezo cy'abizera, yenda nko kuvuga ngo hari amafaranga twakusanyije tuyaha abantu, tuyaha umuntu bakora ubukwe. Yego, ibyo bintu nyine kuko ari imigirire, ni ibintu bigaragara mu buzima bw'umuntu buri individuel, umuntu ku giti cye. Amen. Niyo mpamvu ibintu n'ubundi biri buze kugaruka nyine on personal level, byo kwibaza nyine niba turi kubaho ubuzima nyine bwo kuba icyitegererezo cy'abizera, aho kureba ko nyine mu buzima bwanjye ndi kubaho ari ubuzima nyine mwene data yaza akitegererezaho. Amen. Yego, ikintu nyine kirakomeye cyane. Kirakomeye cyane muri iki gihe. Usanga abantu benshi bari kwicara bavuga ati bene data se, ati bene data uzi ukuntu babaye. Iki kintu kirakomeye cyane pe, yuko nyine umuntu wese ari buze kwicara akongera mu by'ukuri agasubira muri uno murongo wo muri Timoteyo igice cya mbere umurongo waho wa 12 akagenda asurinya buri kintu kirimo. Nako igice cya 4 umurongo waho wa 12 akagenda asurinya buri kintu kirimo, akareba ku magambo avuga. Yego, akareba mu by'ukuri umutima uboneye. Yego, akareba ku kwizera. Amen. Akareba ku ngeso ze. Ibyo bintu byose nyine akagenda bireba, akareba koko nimba nyine ari umuntu waba icyitegererezo, akareba niba ari umuntu dushobora gushyira imbere tukavuga ati rero Mico tugushyize imbere, abandi bizera bakurebera, cyangwa se James, cyangwa se Sam, cyangwa mushiki wacu Chantal. Amen. Rero ngo itorero ry'Itesalonike ngo ryari ryarabaye icyitegererezo cy'iki cy'abizera. Amen. Ku buryo nyine ugera mu itorero ukabona nyine iri torero pe ni itorero rizima, kubera ko nyine mu buzima bw'itorero iyo turi kuvuga ngo itorero riri gukura, ntabwo twe tugendera ku mubare w'abantu, ntabwo nicyo kigaragaza itorero riri gukura. Ntabwo itorero rya Kristo rikura iyo bari evaluatinga growth yaryo, ntabwo bareba in number. Bareba ahubwo ukuntu abantu bari kurushaho kwiyegurira inyigisho nzima, ndetse uko kuziyegurira kukagaragazwa n'ubuzima ziri kuzana. Nuvuga ngo itorero rya Kristo ririmo abantu 10 ryeguriye inyigisho nzima, rirakuze cyane kurusha mega church. Amen. Itiyeguriye inyigisho nzima rirakuze cyane rwose kurusha iyo mega church, nta naho bihuriye. Rero nyine muri iki gihe nanone cy'ubuhenebere, hari igihe tujya dutekereza ko itorero riri gukura kuko turi kubona abantu bari kwaka membership. Tuvuga ati twebwe, ati dusigaye twuzura hall, ati mu minsi iraza turaba twatangiye gutera intebe hanze. No, ahubwo itorero nimba riri guhinduka icyitegererezo ku yandi matorero, nicyo cyerekana ko itorero riri gukura. Amen. Nimba nyine andi matorero yari gushaka kureba ibyo gukurikira Kristo ari ryo arebera, nicyo cyerekana itorero riri kugira gute, riri gukura. Rero ibyo bisaba umuntu ku giti cye, uko twicaye aha, yuko rwose turi buze gufata ibi byanditswe bikatubera nyine indorerwamo yo kureberamo, kuko nimba natwe ubwacu nyine turi kuba icyitegererezo cy'abizera. Amen. So bavandimwe rero mube amahoro, n'amabane namwe. Tuze gusoza dushimira Imana.